Ndi papa sava. Inshuti bavandimwe, ubwo n'abandi bose nizere ko muragenda mukora kuri iyo gahunda. Mubyibuke ko uyu muntu wa Nyiripinda nta wundi muntu afite, nitwe bavandimwe, nitwe inshuti, nitwe baturanyi, nitwe babanyi, sibyo? Urakoze Dafi. Wakegereza nka Simoni ukiri umusore akagenda yegereza nawe shegere. Akira nanjye kugira ngo uhavire rimwe. N'abandi mugende mugira aheza tuzahurirayo bagenzi aheza akose ndeba ibyatuzanya ntabyo uzi. Sorry. Pasava, sorry kabisa. Ako tuba tugufite nk'umusaza ukuriye abantu aha ukaza sorry kamuzafata denja ukaza kubyina ahangaha si nkaho ari kwiriye. Sorry kabisa, sorry. Kuramo amaye kutera aheza noneho murabona yuko dufite uko twitanze, sibyo? Nagira ngo wagira ukareba avuyemo. Hanyuma nagira ngo mbasabe uyu muntu wa Nyiripinda, sibyo? Witabye Imana ni uwacu, birumvikana. Byanze bikunze nitwe isanduku ireba, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri nitwe indabo zireba. Hari na twa dupira tuba turiho iki, turiho amafoto, birumvikana. Ikindi tutakwirengagiza, nubwo abantu bafata kamwe cyangwa tubiri, bamwe bakagerwaho cyane ntibagerwaho bitewe n'icyatanzwe, ariko abantu baranakaraba. Ikindi ntabwo yari incike, asize umuryango. Birasaba rero agapeteroli reka ko bareba ibyavuyemo. ubwo turashyira yandi yavuye muri kopera n'imigabane havuye ibihumbi n'imigabane n'iki byose, cyangwa reka babanze babaruraya mubanza mubarure, ariko mwibuke ko muri koperative havuye ibihumbi 400. hari n'ay'umugabane, none hari n'umugabane we yari afitemo, yaragize ibihumbi 700. 400 n'ay'intwererano ya koperative. Ubwo ni imwe n'ijana. Hanyuma hari n'andi yaturutse mu muryango remezo Europe bayizanye. ubwo nagira ngo mbabwire ko hari n'andi yishyuwe, urabibona muri ya gahunda yari arimo ya mafaranga. Yego, ibihumbi 300, ubwo ni imwe na 400.
ubwo mutubarira ayo ngayo. Icyo nari ndimo mbaza njyewe nabazaga ngo se ko ejo mubizi ko ari umunsi wo gushyingura turagendana, umuntu nitumara kumuherekeza tumusezeho bashyizeho umusaraba nta muntu uzaza guteza ingaro, sibyo? Turi kumwe. Ese hari umuntu yari ari mu mwenda ngo ibyo bintu byose birangirire rimwe? niba hari uhari yabivuga umuvandimwe ko ntawe utamuzi kugira ngo batazatuma mbese umuntu utarambuye ikimina, umuntu utarambuye kopera kiza ateye Ikimina yari amezemo neza, koperative yari ameze neza, mu muryango remezo ntabwo yararanyaga rwose. Icyo ni nacyo kintu umuntu uzatanga ubuhamya ntabwo turamumenya neza, ariko ibyo bintu nabyo azabyengere mu byo agomba kuvuga. Turagendana yego. Mubonye aracyari kubara ya nyuma, reka turebe. yego. Nanone ndacyabisubiramo, nari ndimo mbazani. Ubonye aya ni 102 102 aya hanyuma ngaya ni 60. 60. Yego. ubwo ni 162 kongera kuri miliyoni na 400, ubwo ni miliyoni na 502. envelope yo mu muryango Envelope yo mu muryango remezo nayashyizeho nayabariyeho. Urabibona uko byanditse. ubwo rero hari miliyoni, ariko ngira ngo wenda ntacyo ubwo nayo naza kuyamurika. Hari miliyoni nyine ya rwa rubanza, mu by'ukuri bahise bahitamo yuko bafasha umuryango bakayatangira rimwe batiriwe bigisha. Urumva rero nuko nyine nta wakoma amashyi nyine bijya biducika. ubwo nizigayega 2 n'igice 2 n'igice. tuvugana mugiye kuba muvugana, reka nuva umuvandimwe n'abandi yarahanye ubwo mwayahuriza hamwe mukaba nta bandi baba bagize ubihuriza hamwe bigire. Tera ka karirimba be. hariho iyindi indirimbo z'abakijijwe ntituzongera kubabara, tuzashira agahinda kose aheza aheza mu ijuru. rero ngira ngo urabibonye neza ko ubonye amafaranga banazemo hariya hantu ziriya miliyoni haryobaza miliyoni zingahe? turabaze tudashyizemo abantu bitanze bibaye 2 n'igice. kubera iki? 2 n'igice andi ataraza hari n'ay'inyuma. reka rero nkubwire, urabizi neza ko burya ndimbati njya ngira gutya nkagira igitekerezo, ngira igitekerezo. Bumvisha ukuntu bakabaza bati uyu munyakwigendera hari uwo bari bafitanye ikibazo hano kuri iyi si. apfuye nta muntu bafitanye ikibazo, abantu bose bagaceceka. cyane n'umuntu mwiza. urumva njyewe rero ngize igitekerezo, ndavuga nti n'ubundi uriya muryango kubona ariya mafaranga n'ubundi ntacyo azawumarira, nta kwiga umushinga ntacyo, n'ubundi basanzwe ari abantu b'abatindi. nari mvuze ni rero njyewe ndaje ningera hariya nibongera kubivuga ndagira nyamvuge nti rero ntabwo bongera kubivuga. none se ndabigenza ndagira ngo turi ukuntu twabavanaho amafaranga. nta kibazo mwari mufitanye nuko amafaranga ndavuga ko yarandi mideni. urumva ibyo bintu kuko ibi bintu ariko se wowe ibintu ariko nk'ubu reba ukuntu ntabwo njye mbipinze. kuriya mugabo nta bantu yagiriraga nabo ibibazo, ko nta wese ideni uravuga ko yarakuye. nyine niyo mpamvu kuba nta bantu yagiranaga nabo ibibazo, nimvuga ko dufitanye ikibazo yego barahita banabyumva cyane ko nta bibazo nyine yagendaga agirana n'abantu bo hirya no hino, kandi babone ko nta mubeshyera. bavuga bati ubu ngubu wenda niba bari bafitanye ikibazo wenyine, none reka turebe ukuntu tugikemura. ubwo rero nari nabyubatse buriya uko batanga amafaranga nagendaga mbitekereza, ngenda mbipanga. noneho ndavuga nubwo harimo n'umuvandimwe digidigi turaza guhuza.
urebe ukuntu naguhisemo bahitagamo umuntu uri buyobore biriya bintu oya wandambarayo nkakurambararaho kandi biranavuna simvuge biriya ngo bintu barugaba kuriya simvuge barugaba simvuge bansabiri simvuge n'abandi bose erega buriya n'umugore yabiyobora urumva uriya niyo bari gufata na SP yari kubiyobora SP nawe yabiyobora ni umuntu w'umugore kandi uzi kuvuga ijambo none ndavuga nti reka tube digi ariko mu by'ukuri singiye kubeshya ntabwo nakekaga ko hari uve mu kariya kayabo k'amafaranga ariko nanjye urabona icyo nako igihe bangana rya mbere mba mfite ukuntu usobereye ibi bintu werekana ukuntu ugiye asize umuryango usize imboko wabivuze neza byose noneho abantu baritanga noneho rero nubwo nanjye nitanze yego ndashaka ko tugira indonyi twavana kuri aya mafaranga dore uko rero tugiye kubigenza kandi unyumve digi igitekerezo cyaje gishyigikire mbwira nyine n'ikiva mu gutwi neza numva njyewe ndashaka ko ngenda noneho hahita nimyoza cyane nkagira agahinda kenshi nkajya nimyoza cyane mbega abantu bakabona ko mfite agahinda kadasanzwe wowe ndabacungira hafi ucungire hafi uze kuvuga uti ariko abantu mwegere Ndimbati murabona ko asa n'uwahungabanye uyu muntu agomba kuba yari inshuti ye cyane ya hafi ariko si imita muza kujya amafaranga oya by'amafaranga bite mbabwira ko kurimo amafaranga oya ibyo ntubikomozeho ahubwo ukomeze uvuga uti bari inshuti kugira ngo nyine niza no kubivuga abantu bahita babyumva ugiye kubanza uhembera amarangamutima mbanze mbabare cyane urumva ndaza no kwitura hasi nditura hasi hano amaso nyine umuntu nyine ugize ikibazo noneho mukuza ndahita ncungira hafi imiti mvuga noneho uvuga utari ko nyamara iyo umuntu buriya usanga burimo amafaranga oya sibi kuveho ureka ahubwo uvuga utari ko ku bushuti bari bafitanye bwamushegeshe noneho wibareshwe Ndimba ihangane ceceka noneho nanjye ndahita mvuga nti ndababaye bakomeje kuvuga ariko ntinya kubivuga yarandi mu dufaranga none uhite noneho bizamukira uhite uvuta uti yavuze ko yaramurimo amafaranga kugira ngo nawe umutima umufata kugira nawe umutima yaragire sinzi tumwumve Ndimba uhite umbaza nyine yarangaye tuvuga ngahe mvuge reka nkwereke mvuge nk'ibihumbi okay tuvuga ngahe mvuge nkangahe mvuge nk'ibihumbi 100 oya ijana gute kandi se tumaze gukusanya miliyoni 2 miliyoni harya miliyoni 2 n'igice miliyoni 2 oya reka mvuge miliyoni ako se barabona ko nayivanyera ndibandi bavuga ko ahubwo se bavuga ko yashyize reka nkwereka yo mvuga reka mvuge turuwasa ngiye nayabona nkaho twaba twandavuriye twabona mikisi vuga senkisa tugire senkisa nje mite nitanguranwa senkisa 500 mite nitanguranwa nkatuzeho senkani cyangwa uretse gukatuza bahubwo bashobora kuvuga bati rero bati nubwo habaye ibyago reka tugabanye cyangwa nanjye nkaborohereza nkavuga ni kubera yari inshuti yanjye wenda nibampe 300 muri 300 rero yego urama mirya 5 nawe irya 5 kubera iki se ni wese wabitekereza niwe wize poro ako ntukajye wikunda Ndimba ku kiteka dukora ikintu kuva ku twara menshi oya naba menshi urafatamo amafaranga 1000 ariko Ndimba nta no kanjugira ubusambo gukabye aya mafaranga ubusamba se ni wowe uzanye igitekerezo wese igitekerezo sinjye ugiye uragisunika ariko se wagitekereza kwakusanyije se wagitekereza none ongeraho senkani yanjye utwara uvuga 3 n'5 none bite ntwara okay reka nkwereke 80 ufate 80 nanjye ndatwara se uzuza ijana tware desi nawe watu basi ntacyo ariko bisigirize ngenda bigira ibyanjye tugenda ahubwo baramuka batagize tugende nyine cyo gusaba ubwo nukugagara ndagagara nijuru tuzahurirayo bagenzi
hanyuma hari abari bavuze ko bayatanga kuri telefone n'abandi bavugaga ko pasite warumbwiye ko hari ayo ufite nubwo atari byo yari yateganyirijwe ariko urumva ntabwo wasigara ongeraho nayo ibihumbi 10 yabare SP wowe nanjye bamaze kuyanyweza ariko nyatange yarangahe ibihumbi 50 ngiye gushyiraho 50 noneho we yohereze kuri nimero yanjye noneho ngewe ariko banashyira ku yanjye nayo nkakomeza oya reka ashyire ku yanjye ahangahe kujyana nayo 50 hanyuma ndacyabaza kugira ngo twanzure haba hari uwundi muntu uyu muntu yarabereyemo amafaranga kugira ngo icyo kibazo gikemukire rimwe hanyuma ejo tuzajye kwirimba itwera ba nyakubahwa ba nshuti bavana kumera ndimba ufite agaswara umuntu ufite agaswara agaswara abana ndimba niko bimeze natwe twese ni rwo rugendo mufashe buretse ndimba tuza b'umugabo ndimba wowe mushyiramo akaririmbo erega buriya yagize abagize bite ndimba afite iki kibazo kumva icara aramaza icara icara ndimba umutima uratera cyane soze bibiri imvura iraguye ndimba araga ikirere uriya muntu agiye rwose agiye ari umuvandimwe ndimba ihangane gerageza igiti mufashe icara ku ntebe mufashe icara ari kubara imyaka akavuga ati mwijuru mutuze imvura itaza kudusanga hano mureke dukore umva musa tuza mwihangane mutuze iyi ni inzira twese tunyuramo ntawe uzayirenga usibye arya nerisa na enoke bagiye mu ijoro badapfuye abandi ntabyo twizeye ndimba ihangane habaye hari ikibazo mwari mufitanye se byari umuntu w'inshuti kandi birababaza buriya kubura umuntu w'urungano ni ikibazo uriya nakomeje kwicwa n'ikiniga ubwo wavugaga nabuze aho mbihera ariko nyakwigendera yandi mu mafaranga 500 nuko nakomeje kubura ukuntu nabivuga nkabura aho mbihera kandi ayo mafaranga nayo nari namwishingiye nyamuguriza ahantu namwishingiye ndagenda nyafata ahantu nyafata ku muntu 500. Simono ari kuri muri banki wamfashije umugore abisobanura ko yari kuri no muri banki wamfashije ushinzwe inguzanyo urumva nge uriya rero bwoko bw'Imana nshuti bavandimwe murabona ibintu nk'ibi ntabwo ubundi byari bisanzwe nimba atina umuntu w'umuvandimwe kandi hari umuvandimwe w'umuvandimwe namwe murabibona mu kivandimwe ubu rero ibintu urabona ko bimushenga umutima rwose ashobora no kurwara rwose ipetasiyo urumva ashobora no kurwara iperitasiyo urumva aho kugira ngo agire iperitasiyo urumva ndimba
ibyo 500 wenda mwanadufasha nk'abavandimwe n'ababyeyi aho kugira ngo arware peritasiyo twebwe dushobora kwica kubivuga rwose ntimugira ngo nogushinyagura nanjye ndi umuntu wenda mureke reka twumve ndimbati nanjye ndi umuntu kandi mumureke anarire kandi anarire yanjye umutima utuze ndimba rira mureke nanjye 200 nanjye mbyigomwe ko nibura haboneka na 300 nibyo navugaga rero bavandimwe murakoze kumpa ijambo murabona uyu muvandimwe ndimbati aho kugira ngo rwose uko nabivuze haruguru mwigira ariko emosiyo mwihangane nibyo mu mwanya rire yiyakire ibintu birangire ubwo rero yaravuze ati muri 500 yafatiye umuvandimwe akayapoteka kugira ngo aze amukure mu kibazo yari afite haruguru akaba aravuze ati mumufate utagira ikibazo we yari yemeye kwitanga agahema 200 noneho tukamuha 300 njye navugaga ni ndabyemeye ku giti cyanjye n'abandi bavandimwe n'abarebwa cyane n'iki kibazo bakamuha ibyo 300 byibuze akazashaka andi 200 abandi muracyumva gute na 500 yamufatiye muri banke no kuvuga ngo yaragujije ubwo mu kuguza yumvikanye na madamu ko ntago waguza muri banki ufite umugore mwasezeranye mufite irangamuntu mutabyumvikanaho Margarita nayo yaravuze ati ngira icyo mbivugaho noneho tubyanzure kuri ashimangira ko bamusonera 200 ntituzi icyo avuga ntago tuzi icyo avuga ariko tureke kuri izi miliyoni twabonye ko twakuramo ayo 300 twamusubiza reka tugi Margarita umwanya n'uwawe mubyeyi murakoze bavandimwe kumpa ijambo ariko mvuga cyane tukumva murakoze bavandimwe nanjye kumpa ijambo nagira ngo ngire icyo nongeraho mu by'ukuri genda tunguwe ayo mafaranga 500 avuga yahaye nyakwigendera Ndimbati ge ntayo nzi kandi yafashe muri banki none se yafashe muri banki sinasinya nk'umugore we ni gute yagiye gufata amafaranga 500 sinsinye ndi umugore we ariko rero ku rundi ruhande hari ubutabazi bw'ibanze hari igihe umugabo afata riske ubutabazi bw'ibanze urabisobanura kurusha umugore we afata riske muri banki umugore usezerano yewe ntayo nzi ayo mafaranga Ndimbati ntabwo nigeze musinyira nubwo nigeze numva iyo ariko bavandimwe mugerageze turi ku kiriyo tureke gukiriyo make turi hehe turi ku kiriyo tuvuge tudakomeretsanya turi hehe turi hangaha ku kiriyo nyine ntidukomeretsanye mutuzi icyo nongeraho ubundi Ndimbati twagurishije umurimo ubushize murabizi amafaranga yose hari ayo twakoresheje tuzanga kwiga umushinga biranga duhita tugura undi murima yagiye kuguza amafaranga ate twari dufite nandi mu rugo kuko atakoze kuyo mu rugo ese yagurije ate yasinyiwe nandi ariko byavuzwe haruguru Egide ndakumva papa Saba aha umugore aravuga ati twaguze umurima muramwe yanze kugira gute ko nshingamo akabari muvuye iryiriya mugiye kwiga amayeri mugarutse ku kiriyo nuko mwumvisha amafaranga mwangege kandi njye n'izina ry'Imana njye nzakubita umuntu n'izina ry'Imana ntiwumva dore dati iva hejuru iriya oya nanjye ndavuga ko ari icyo kibazo nagiye kubaza baturukanye hariya bavuye kwiga ibiki niba uyu mugore atabizi ntabyo nzi Margarita ntabyo nzi ndakihinahina ntabyo nzi ariko se papa Sava ko mujya muvuga ngo nyiragitariro ninjye ugira amafuti uruntu rw'urisaza rw'imviri n'ubwanwa rutinyuka rukabingegera kandi akadigidigi kazarikora muri aka kagari ka nawe ngo yiga imanza digidigi ubujura bw'imanza ntagiye gukanura amazi nagukubita ivaze yo mu mutwe bakabashyingura muri babiri buriya ari ugushinyagura urakoze Margarita urakoze jya ibinyangamugayo